basekuruza, ubutaka bavukiyeho, ubutaka bakuriyeho, ibinyejana n'ibinyejana birashize, kandi bariya bakorera mu cyanditswe. Bajya kuri map isanzwe y'urugamba ariko bagakorera no mu cyanditswe, bagendera muri Bibiliya. Bariya barakubitwa birabananira. Haza abatanzania bamanika amaboko wenda ngo bagarutse. Haza South Africa ijyaho Sadeke barabakubita. Haza ibihugu bitandukanye barabikubita. Nagira ngo ubwire rero nicyo nashatse kuvuga, barabagabo ntago bakoresha intwaro zisanzwe, ntibakoresha RPG gusa, ntibakoresha amashirigane gusa, ntibakoresha za katiyusha, wenda amoko y'imboni ntago nyazi cyane, ariko izo izingenzi naba nzimo nkeya. Ntabwo bakoresha imbaraga zisanzwe gusa, bahagararanye abanyamurenge herereye ku Mana. Cyaha kandi uri muri gakondo yawe, ariko gakondo yawe buri kugaruza. Icyaha ni ikihe? Ndi gakondo yanjye ndi kurwanira. None se Imana ivugana n'Abisirayeli bavana mu Egiputa, yarababwiye ngo mu gihugu nahavuganye na Burahimu n'abasogokuruza banyu. Erega bariya bari kurwana, baba generale Makenga bande, urimo urabyumva neza. Ni ukuvuga ngo bari kurwanira wenda bafashe n'ubundi bwene gihugu hirya no hino. Nagira ngo mbabwire ko bagomba gushyigikira bene wabo, aho bicaye bagashyigikira bene wabo, bakagira ishyaka rya bene wabo, bakabasapotinga mu buryo bw'amasengesho no mu buryo busanzwe. Bagiye gutaha kuri gakondo yabo. Amen. Imana ivugana n'Abisirayeli babwiye ngo mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, harimo amoko akomeye ariko nzabagabiza ayo moko. Iki rero nicyo cyateye murare ingabo za Isirayeli, bahaguruka kandi bagenda mu izina ry'Uwiteka. Niyo mpamvu Yoshua na Kalebu yavuze ngo nubwo ari barebare, nubwo ari bagari, tuzabarya nk'abarya umutsima. Bagendera ku cy'Imana yavuze. Umuntu rero ugendera ku cy'Imana yavuze ntushobora kumutsinda. Icyo ndagitsindagira. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho mudukurikiye muri, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona rero kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana. N'ubwa mbere tumwakiriye ahangaha kw'icano yacu, ariko ntabwo bizaba ubwa nyuma, kuko ni umukozi w'Imana kandi ni umwe mu bakozi b'Imana bagihagaze neza, bakora umurimo w'Imana uko bikwiriye. Uraho neza mukozi w'Imana? Amahoro y'Imana nabane namwe. Yego, nawe kandi muhorane. Amen. N'ubwa mbere tukwakiriye, ariko reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi b'Imana Irahari TV. Ndabashuhuje, Imana ibaho umugisha. Nitwa Vumiriya Jean Claude, ndi umugabo wubatse, ntuye muri Gasabo, Murenge wa Kinyinya. Yego. Urakoze cyane Jean Claude Vumiriya. Reka ngusabe kugira ngo mbere uko dutangira icyigisho cyacu cyangwa se ikiganiro cyacu cy'iyobokamana, ubanza usenga Imana. Mana, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Elohimu, uri El Shaddai, uri ingabo idukingira ku manywa na nijoro. Turagushimiye uburinzi bwawe bukomeje kubana natwe, izina ryawe nirihimbazwe. Wabaye mu ruhande rwacu Mwami, na n'uyu munsi turacyahagaze, na n'uyu munsi turacyavuga izina ryawe. Suko ababisha babuze, suko intambara zabuze, ariko watubereye ingabo idukingira. Ndagushimiye kuko tugiriye ubuntu bwo kuboneka imbere yawe. Unyemerere iki kiganiro tugiye gukora kizafashe abantu bose bazacyumva, ibendera y'ubutsinzi izamurwe ku buzima bwacu, kunesha kw'Imana kube ku muntu wese uzakurikirana iki kiganiro, azabona ukuboko kw'Imana. Ubane natwe uhereye dutangize kugeza dushoje, ubuntu bwawe bubane natwe. Ndagushimiye kuko ubikoze kandi kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Urakoze cyane. Muri iyi minsi hashize hashize iminsi hari kumvikana intambara hano hakurya mu baturanyi ku gihugu duhana imbibi. Yego. Nakunze kubona abantu benshi bari kuyisesengura, mbona n'abandi bari kuyivugaho byinshi, ariko ndagira ngo twebwe tuze kuganira ku cy'Imana ivuga ku bintu nk'ibi ngibi, n'impamvu Imana yemera ko ibi bintu bibaho. Yego. Nihishurirwa waba ufite mu by'ukuri kuri iyi ntambara. Niyo mpamvu rero nashatse kugira ngo tuze kuza kubiganiraho, turebe yenda ibyafasha abantu. Uyu munsi none iyo bigenze bitya
habaho intambara nk'iyi ngiyi, hakagira n'abandi bantu babigenderamo batayiteguye cyangwa se bari no muri icyo gihugu, kuko twabonye abantu bari hano mu Rwanda amasasu agenda atarukira. Mu by'ukuri twabifata nk'igihano cy'Imana, twabifata nk'ibiteguza abandi bantu, twabifata gute nk'umupasitori w'umuhanuzi wowe iri kubifiteho n'irihe? Ikintu cya mbere navuga, nabwira n'abadukurikiranye, nabwira abanyarwanda, nabwira abantu bose bakurikiranye iyi TV, nuko nta cyiza cy'intambara. Icyo ni ikintu cya mbere tugomba kuvuga, nta cyiza cy'intambara. Uhereye kera kose intambara irasenya ntiyubaka. Nubwo iyo abantu basenga wumva Imana ivuga ngo hagiye kubaho intambara, hagiye kubaho ibintu bikomeye, hagiye kubaho imiyaga ikomeye, ariko nagira ngo mbabwire ngo nta cyiza cy'intambara. Abizera dukwiriye kujya ku mavi, kuko buriya hari intambara zitarangizwa n'amasasu, ahubwo zirangizwa n'isengesho. Buriya mu ntambara zagiye zibaho zikomeye muri Isirayeli, ni ukuvuga ngo aho intwaro zabaga zananiwe zisanzwe bajyaga ku mavi bagasenga. Twebwe rero ntabwo dukwiriye, nubwo Imana iba yavuze ibyo bintu ikabinyuza muri twe, ikabinyuza mu bandi, ariko ntabwo dukwiriye nk'abizera kubitiza umurindi tuvuga, ahubwo nagira ngo saba abantu tujye ku mavi. Nicyo nshaka kuvugana n'abantu bizera bamenye Imana. Hari intambara zitarangizwa n'ibisasu, zirangizwa n'imbaraga z'amasengesho. Uyu munsi hari umuntu uri bukumve akavuga ati ese uyu mugabo mu by'ukuri hari ibintu ari kuvuga, azi uburemere bwabyo, azi iyi ntambara uburemere ifite, azi aya masasu ukuntu ahagaze, ku buryo yasenga bigakunda, cyane cyane ko haciye iminsi itari mike abantu bavuga bati ibintu byo gusenga birimo abesikoro benshi ntitukinabyiizera. Ese twizere ko hari abahaguruka bagasenga mu by'ukuri iriya ntambara igahagarara, cyangwa ahubwo abantu bakwiye gusenga kugira ngo abafashe umujyi wa Goma bahabwe ibyo bashaka? Oya, buriya umuntu wavuze yuko wenda gusenga harimo abesikoro n'iki, ntabwo giye najya kuri koteye, kuko haracyari abantu bakorana n'Imana neza, bumva ijwi ry'Imana, b'inyangamugayo kandi b'abakiranutsi Imana yumvira, bumvira Imana ariko nayo ikabumvira. Ko mu gihe cya Eliya ntibivuze yuko Yezebeli na Ahabu bari bafite intambara y'umubiri isanzwe, ariko Eliya yahagarariye Imana, ahagarara ku musozi Karumeli, afata imyanzuro kandi ayifatira igihugu cyose. Twebwe rero ntabwo tuvuga kuri kote y'umubiri, twebwe tuvuga kuri kote y'ikirere cy'umwuka. Ni navuga ntuvugire ngo ngiye nubwo ntuyino, ariko ngiye ndi ambasaderi w'Imana. Ariko uraza kwihangana ujye wikoza no mu mubiri, kuko naje gusanga kuba mu mubiri 100% ukaba mu mwuka 100%, nabyo birushaho kuba byiza, kuko umenya ibibera inaha ukamenya n'ibibera Isiyoni. Aya masengesho uvuga ko abantu bashobora kwitoza gusenga mu gihe cy'intambara, yenda abarwanisha ibiturika bakaguma mu byabo, ariko none abasenga nabo bakagira gute bagasenga. Warumbajije, hari ikibazo wambajije wenda utarajya kuri ibyo mbaza ndimo ndabyumva. Warumbwiye ngo kugira ngo intambara ngo irangire n'iki haboneka agahenge n'ibintu, ngo nuko M23 yava Goma. Ariko se ubundi nawe ibyo mbaze ushobora kuba ufite igisubizo cyabyo. Hariya bariya bari kurwanira ubutaka bwabo, buriya no mu bintu Imana iha agaciro nicyo bita gakondo, kavukire yawe. Ni nayo mpamvu wumvaga Imana ibwira Abisirayeli ikababwira ngo muve mu Egiputa mutahe iwanyu. Rero abanyamurenge bari mu bihugu bitandukanye, nta gihugu bafite, kandi hari ahantu bavukiye, hari ahantu bakuriye. So Imana ibwira Abisirayeli bari Babuloni, irabwiye ngo mutahe iwanyu. Imana ivugana na Yakobo mu itangiriro nka 20 n'ibindi 32, yaramubwiye ngo utaha iwanyu. Nagira ngo tubwire abantu ko Imana iha agaciro icyo bita kavukire yawe, ahantu uvuka, ubutaka wakuriyeho, wavukiyeho, Imana irabwubaha kandi buha agaciro. Nagira ngo nkubwire rero, umukongomani niba avuga yuko atihakana umunyamurenge, akavuga ngo aba n'abakongomani bene wacu, bakaba barabyemera.
barabyemera ariko bakaba badutwerera. N'umusaza yaravuze aravuga ati abo bantu niba mubihakana mukavuga ko ari abanyarwanda mu baduhane n'ubutaka, mu baduhane n'ibyabo, mu baduhane n'ubutaka, mu baduhane n'imitungo, nta kibazo mukebaho bari, noneho muvuge ati tubahaye abantu banyu, kuko ahantu bari ni ubutaka bwabo, ni mu duhane n'ubwo butaka rero mu baduhane. So rero icyo navugaga nuko bariya bagabo ntago barwanisha intwaro zisanzwe gusa, nicyo ashaka kuvuga. Nubakurikirana umunyamurenge akurasa ari no mu ndimi, ari kuvuga indimi ati nkurashe mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye. Umva nkubwire intambara Gideyoni yarwanye, Imana namubwiye ngo ugende utere mu izina ry'Uwiteka kandi mwicamo inteko 3. Ni ukuri. Hanyuma mu bagote mu bahurizemo hamwe mu kubitire hasi icyarimwe bavuga ngo kubw'inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Aho rero nubwo abamediyani bari benshi ntago batsinze zangabo nkeya. Jewe buriyo ndeba barabagabo ndakumvise, barabagabo barasenga, ndakumvise. Je nashatse kuvuga yuko ntabwo bari abanyamurenge bari ku rugamba ushingiye intambara barimo, ni intambara ikomeye. Navuga ko ari intambara irimo ibihugu byinshi. Abarusiya baraje barananira, abacanshuro bamwe babigize babanyamwuga barakubitwa birabananira. Haza abatanzania bamanika amaboko wenda ngo bagarutse. Haza South Africa ijyaho Sadeke barabakubita. Haza ibihugu bitandukanye barabikubita. Nagira nkubwire rero nicyo nashatse kuvuga, barabagabo ntago bakoresha intwaro zisanzwe, ntibakoresha RPG gusa, ntibakoresha amashirigane gusa, ntibakoresha za katyusha, wenda amoko y'imbona ntago nyazi cyane, ariko izo izingenzi naba nzimo nkeya. Ntabwo bakoresha imbaraga zisanzwe gusa, bahagararanye n'Imana, bahagararanye n'Imana. Nunazanareba barimo abakoroneri usanga burya kugira ngo uzabone koroneri ari mu rusengero ari guhimbaza ari mu gisirimba, ubundi bibahakeye. Ukaba ushaka kuvuga ko insinzi yabo, insinzi y'abanyamurenge iherereye ku Mana. None erega bari abantu bafite amasezerano, uzanakurikirane n'ubuhamya bwabo, bagize igihe cyo gusabana n'Imana, bagize igihe cyo gusenga, bageze ku rwego bajya baca mu rukuta. Kuba umuntu yakwambura gakondo yawe warangiza ukayimwaka ku mbaraga, ukoresheje imbaraga z'umurengera, nta cyaha uba uri gukora. Icyaha kandi uri muri gakondo yawe, ari gakondo yawe uri kugaruza. Icyaha ni ikihe? Ndi gakondo yanjye ndi kurwanira. None se Imana ivugana n'Abisirayeli bavana mu Egiputa, yarababwiye ngo mu gihugu nahavuganye na Burahimu n'abasogokuruza banyu. Erega bariya bari kurwana, baba generale Makenga bande, urimo urabyumva neza. Ni ukuvuga ngo bari kurwanira gakondo y'abasekuruza, ubutaka bavukiyeho, ubutaka bakuriyeho ibinyejana n'ibinyejana birashize. Kandi bariya bakorera mu cyanditswe, bajya kuri map isanzwe y'urugamba, ariko bagakorera no mu cyanditswe, bagendera muri Bibiliya. Bariya barabagendera muri Bibiliya, bafite map isanzwe y'igihugu ko kimeze cya Kongo, uko urugamba rugomba kurwanwa, ariko kandi bajya no mu cyanditswe, niho bakorera. Umuntu rero urwanira mu cyanditswe, umuntu guteye mu izina ry'Uwiteka kugira ngo umutsinde, we yananirwa, ariko Imana ntishobora kunanirwa. Baravuga ati intambara yacu turarwanira gakondo yacu, kandi Imana yavuganye natwe ko ubutaka tugomba kubona, ubwo rero umuntu ntushobora kumutsinda. Kandi uko niko kuri, ntago bashobora gutsindwa. Ibintu uri muransobanurira nk'umuntu usoma Bibiliya ndabyumva, ndetse nkabyumva cyane, nkumva uri murankurura. N'ubwa mbere tuganiriye, ariko nsanze nawe uri inzu y'ibitabo, ufite ibintu byinshi, kuko mu bantu bose bari bavuze kuri ibi bintu babisesengura cyangwa se babivugaho, nta muntu n'umwe wigeze ubivuga ngo mbyumve. Niyo mpamvu nagushatse kugira ngo tuganire kuri ibi bintu. Uyu munsi twizere ko isezerano ry'abanyamurenge rigiye gusohora. Impamvu nkuvuga ngo rigiye gusohora, vuga ngo ryasohoye, wibishyira kure. Buriya umuntu wakwatse ikibuga cy'indege, akakwaka televiziyo, akakwaka radio, aba yakurangije. Buriya na Satani yajya gutsinda abantu afata mu bwonko. Iyo umuntu yagufashe kapitali biroroshye gufata izindi ntara. So niba rero bafite umujyi wa Goma, niba bafite ikibuga cy'indege, bafite byarangiye. Ku cyawe giye turemeza ko impundu zikwiye kuvuga mu banyamurenge aho abanyamurenge bagiye gutaha kuri gakondo yabo. Amen. Ibyo byarangiye. Amen. Bagiye gutaha n'abari wenda bafashe n'ubundi bwene gihugu hirya no hino, nagira ngo mbabwire ko bagomba gushyigikira bene wabo.
bakabigumamo, aho bicaye bagashyigikira bene wabo, bakagira ishyaka rya bene wabo, bakabasapotinga mu buryo bw'amasengesho no mu buryo busanzwe, no mu buryo cyane busanzwe rwose. Buriya ikintu bita gakondo cyubahe yangu. yego. Biriya bavuga nusoma biriya urasanga abitwa abanaki bari batuye Kanani imyaka 400 n'ibindi, n'abayebuzi n'abahivi n'andi moko yari atuye mu gihugu cya hariya muri Isirayeli muri Kanani. Ariko nagira ngo utangarize yuko Imana ivugana n'Abisirayeli babwiye ngo mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, harimo amoko akomeye ariko nzabagabiza ayo moko. Iki rero nicyo cyateye murare ingabo za Isirayeli, bahaguruka kandi bagenda mu izina ry'Uwiteka. Niyo mpamvu Yoshuwa na Kalebu yavuze ngo nubwo ari barebare nubwo ari bagari tuzabarya nk'abarya umutsima. Bagendera ku Imana yavuze. Umuntu rero ugendera ku Imana yavuze ntushobora kumutsinda. Icyo ndagitsindagira. Umuntu ugendera ku mvugo y'Imana, ugendera ku kintu Imana yavuze, ntushobora kumunesha. Agukubita mu mbaraga z'umubiri, yakumva zishize agapfukama, akavuga ati wavuganye nanjye. Ariko ndibaza ko izi sengesho zihita zigusenyagura. Urabyumva neza, agati umanura amavubi cyangwa umanura amabuye. Ese rega buriya niba Imana ivuze ikintu iza no kukirwanira. Iriya ntambara ntabwo nagira ngo utangarize ko iriya ntambara si imbaraga z'abanyamurenge bashyigikiwe n'iyindi mbaraga itagaragara ariko ikora ibigaragara. Yego. Bashyigikiwe n'imbaraga idafatika ariko ikora ibifatika. Buriya ugiye no mu mateka ugasanga inkotanyi ziyoboye iki gihugu. Yego. Bajya gutera, Imana yarababwiye ngo mbahaye igihugu. Ni ukuri. Amakuru bari bayafite. Baza rero bavuga ati yabivuze. Urabyumva neza. Buriya unaganiriye wenda rwose ukaganira n'abarimo ndani bavuga ati Imana yavuganye natwe kuduhaye igihugu. Buriya rero Imana ivuze ngo yagutanze uko waba umeze kose, intwaro zose waba ufite uratsindwa. Bisobanuye ko Kisekedi ashobora kubakatira cyangwa ashobora kubabererekera. Oya ahubwo sinzi niba mbivuze neza mu Kinyarwanda. Ashobora guhigama. Oya namanika amaboko. Biri seriye. Uriya nuko wenda abantu badapfa kwemera, ariko ubundi ngiye ni nkabe namanika amaboko. Buriya ubonye abantu bafite imbaraga nka ziriya batsimbura ariya moko y'ingabo ari muri Kongo, bakabatsimbura bakabaka umujyi wa Goma, ngewe nyoboye igihugu navuga nti ndayamanitse tujye mu mishyikirano. Hari n'irindi kosa yenda nkunganiye ngiye kuri kote yawe. Urumva Kongo iriho irakoresha FDLR. Kandi FDLR nabasize bahekuye u Rwanda bakoze ibyaha bikomeye. Uyu munsi ndibaza wana mugani wawe ntaho imbaraga z'isengesho nazo ubwazo zabakubita, kuko ku mpande yabo bari kumwe n'amaboko y'abanyabyaha yanduye. Yego. Ariko ku mpande y'aba 23 hari imbaraga zidasanzwe zikomoka ku Mana, kuko barwanira ukuri yenda. Buriya ikintu nkubwira, bariya abantu Imana yarabavumye. Yego. Byararangiye. Kayini amaze kwica murumuna we, yego, yanemeye n'icyaha. Ariko Imana yaramubwira ati ndaguha igihano uzabikivume uzabenzerereze. Ndagushyiraho n'ikimenyetso, uzasome Bibiliya itangira uzabisangamo. Ndagushyiraho n'ikimenyetso ku buryo muri muntu wese uzakubona azabona kuri ikivume waciwe. Baraciwe rero. Buriya kandi iyo wifatikanyije n'umunyabyaha, umunyabyaha yaguteza umuraba, yagukurura n'urupfu. Yego. Rero icyo nakubwira bariya baratsinzwe, baravumwe, bariho umuvumo, bagendana umuvumo, nabo gakondo barayitaye kuko bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Yego. Umuntu urambura amaboko akica undi amuziza ngo urubwo ku n'ubu, nagira nkubwire ko Imana yaremye umuntu umwe. Yego. Mu ishusho yayo. Ibindi abazungu bagiye badukereramo ntago ari byo. Nayo mpamvu leta y'ubumwe yavuze ngo ndi umunyarwanda. Waba uri mugufi, waba uri muremure, waba uri inzobe, waba uri igikara, turi abanyarwanda. Ntabwo tuza kuganira byinshi bitewe n'umwanya ufite, kuko urimo urajya kubwiriza. Mbone no kubwira abantu ko uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana wabisigiwe. Nituza gutambutsa nimero ya telefone turaza kuyitambutsa, baguhamagare mufatanye urugendo rw'abana b'Imana, kugirana inama ndetse no gusengerana. Yego. Reka nguhe ikaze noneho rero ujye watanga message Imana gwaye kutugezaho. Igitabo cy'Abami ba kabiri
6:16 urasangamo inkuru za Elisa n'umugaragu we, yego, usangemo inkuru z'Abasiriya, nicyo uri buhasange. Ndashaka kubabwira yuko Gihazi arebesha amaso y'umubiri, yego, ariko Elisa arebesha amaso y'umwuka. amen. Ni nacyo nakubwira akavuga ati ariko ntugature mu mwuka cyane, yego, nariko nanone gutinda mu mubiri ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa. jya ubamo ariko ntutindeyo, kuko buriya nta cyiza cyaho. Yego, niyo mpamvu umuntu wese uri mu isi y'umwuka ntareba ibyo abandi babona, ahubwo areba icyo Imana imuhishuriye. Niyo mpamvu Gihazi yabonye ingabo z'Abasiriya ngo zari zije gufata Elisa. Elisa umuntu w'Imana, kubera iki? Elisa ngo yabaga iwe, akaba mu nama z'Abasiriya atavuye iwe, yego, akazikurikirana, agatangirana nazo, agasozanya nazo. Kandi ngo akabwira umwami w'Isirayeli, akamubwira ngo ntimuce bunaka kubera ko umwami w'Abasiriya yahabategeye. Bibiri avuga ngo si rimwe si kabiri Imana ikiza Abisirayeli bene ubwo buryo. yego, Ni ukuvuga ngo umwami wa Isiriya yabajije abasirikare be, ninde utuvamo, ninde mwanzi utanga amakuru yacu? Ariko nta wundi, ni umuntu w'Imana wari uhagararanye n'Imana, wakoranaga n'Imana, Elisa. Ngo umwe aramubwira ati hari umuntu w'Imana utuye i Dotani. Elisa aherutse no gukiza ibibembe generali wacu Namani. Amakuru ndayafite nyakubahwa. Uwo muntu w'Imana abana n'Imana, akorana n'Imana, Imana yimuha amakuru yacu, atanavuye no mu gihugu cye. Imana ihimbazwe cyane. Amina. Bibiri iravuze ngo umwami aravuga ngo mugende mumufatire, ategura ingabo, ategura amagare, ategura amafarashi. Nusoma Bibiliya ngo bujya gucya bagose umusozi Elisa atuye i Dotani. Gihazi ababonye akuka umutima, abwira shebuja ngo turapfuye turashize. Ariko shebuja ngo arababara, aravuga ngo ni gute maranye igihe kingana gutya n'uyu muntu akaba atari yasobanukirwa imbaraga zikorana nanjye, akaba atari yasobanukirwa Imana ibana nanjye. Ngo abwira Imana, aravuga ati mukore ku maso abashe kureba uburinzi tubana nabwo. Haleluya. Amina. Ngo ahita amubwira ati mugaragu wanjye humura witinya, kuko abo turi kumwe nabo ni benshi kuruta abaduteye. Imana ishimwe cyane. Amina. Bibiri iravuze ngo Imana ikora ku maso y'umugaragu wa Elisa, amaso yahwejeje ngo abona ingabo zibarinze ni nyinshi kuruta izabateye. Kandi ngo abona izibarinze zicaye ku mafarashi y'umuriro, ariko izabateye zicaye ku mafarashi y'umubiri. Imana ishimwe. Umugaragu wa Elisa ngo agira icyizere, aravuga ati mbonye hari ingabo ziturinze ni nyinshi kuruta izaduteye, kandi haleluya zicaye ku mafarashi y'umuriro. Hanyuma Gihazi akomeza akazi ke. Elisa umuntu w'Imana biravuga ngo arasohoka. Nicyo nababwiye, hari indi ntwaro ikomeye, hari indi ntwaro ikomeye abizera babana nayo, bakorana nayo. Amen. Nibutse abantu badukurikiranye ko hari ahantu hadakorana za ntwaro twavuze, zimwe zisanzwe. Iyo ariko Imana yabonye ku rukuta rw'Iyeriko nibajyana intwaro zisanzwe bazahasazira, iravuga ati mumparire urugamba mwebwe, murumparire muzenguruke kandi bucece mutavuze, ndaritura Yeriko buri muntu wese abona aho yinjirira. Nta kindi cyari tuyireko ni isengesho, nta kindi cyasatuye inyanja ni isengesho, nta kindi cyaremye Imana mu butayu ni isengesho, nta kindi cyaruriye amazi y'Imana ni isengesho, nta kindi cyabyaje igitara amazi ni isengesho, nta kindi cyahinduye umuvumo wa Baramu na Baraki umugisha ko aje kuvuma, ariko asanga ngo Abisirayeli bari mu kibaya ahantu hamwe. Imivu muhinduka umugisha, aravuga ati navuma nte uw'Imana itavumye, narakarira nte uw'Imana itarakarira. Aravuga ngo buriya bwoko n'ubunyamugisha n'ubwoko buturu kwabwo. Haleluya. Ntibazabarwa mu mahanga. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo nategetswe kubahesha umugisha. Avuga n'ijambo rikomeye, aravuga muri 23:19 kubara, aravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Aravuga ngo ibavana mu Egiputa ifite amaboko ameze nk'ay'imbogo. Nagira mbabwire ngo amaboko y'Imana, haleluya, asumba y'abantu, asumba ya Satani, asumba y'ibikurwanya. Amaboko y'Imana ntabwo ari magufi. Elisa umuntu w'Imana ngo arasohoka, baza abantu baje kumutera, ariko arabanza abwira Imana ati banza wahume. Nicyo yavuze gusa, bahume. Ngo barahuma, isengesho gusa rihita ribihetera guhuma, ariko bahuma bakanuye. Arabaza ati murashaka ndetse turashaka umuntu w'Imana. Elisa ati ntawe uraha, iyi si yo nzira, uyu si wo mudugudu, ahubwo nza ahantu atuye muze mbajyaneyo. Elisa ngo abajya imbere, izo mbaraga urazumva nizo twavugaga izo ngizo. Abizera niyo rinye dukoreramo n'uwo murongo wanasifiwe sana. Ngo abajya imbere arabajyana, aravuga ati tugende. Ngo abajyana i Samariya, icyicaro cy'ingabo eta major aho yakoreraga ni Samariya. Abajyana ahantu noneho sasa
ahabarizwa abarwanira ku butaka, abarwanira mu mazi, abarwanira mu kirere, ingabo z'ubwoko bwose niho yabajyanye. Abwira Imana ati nibahumuke. Barongera barareba ngo basanga Abisirayeli babagose imitutu y'imbundi barebaho gutya, baravuga ati turapfuye. Hari uburyo umuntu apfa areba gutya, burya mbere yuko ushira mu mukuru abanza ugapfa. Ngo baravuga ati turashize. Umwami aravuga ati reka tubice. Elisa aravuga ati no, nta kintu bangije, nta kintu bagize icyo batwara mu gihugu, ahubwo aba bantu ni mu batekere barye banywe hanyuma batahe iwabo. Ni ukuri. Urabyumva umuntu wishingikirije ku mbaraga z'Imana, mu batekere barye banywe nibamara guhaga batahe iwabo mu gihugu. Bibiliya iravuga ngo barabatekera, bararya, barahaga, noneho bashoje ngo barabasezerera. Ariko bakiri aho umwe akabaza undi atari ko aba bantu banze gupfusha intwaro zabo ubusa. Urumva baduha uburozi bumwe buriya turagenda dupfa gake gake. Umwe akabaza ati nta n'umusohoka, ati nukuri meze neza. Wagazo ati nta n'umutwe, ati nukuri meze neza. Urabyumva neza. Mama umwanya munini akati turapfa wenda turenze igihugu cyabo. Bagera iwabo babona ari amahoro ntacyo babaye. Abagezeyo batanga raporo. Umwami arababaza ati murabazanye, mwamufashe? Ati tumufata. Ukamanda wari uyoboye abo basirikare avuga ati tumufata, ahubwo niwe wadufashe. Niwe wadufashe. Atekerereza umwami uko byagenze byose, aramubwira ati umuntu w'Imana ahagararanye n'izindi mbaraga zitagaragara ariko zikora ibigaragara, zidafatika ariko zikora ibifatika. Bibiliya iravuze ngo ikindi gihe gitashe bagiye gutera Isirayeli, abasiniya ku rugamba ngo bababwiye ngo nimugende mutere igihugu. Baravuga ati no, igihugu cya Isirayeli umuntu wagitera nitwe twamurwanya. Abantu bagufata amateka aho kugira ngo bakwice, bakakugaburira, bakaguha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Aba bantu nta wabatera. Bibiliya iravuga ngo Imana itanga ihumure mu gihugu cya Isirayeli. Ndatangaza ihumure ku buzima bw'abantu badukurikiranye mu izina rya Yesu. Haba intambara zikomeye, abamediyani babe bakugose, abasiriya babe bakugose, ingabo za Satani ziba zigiye zikugabaho ibitero, ndatangaza ihumure ubuzima bwawe. Hari imbaraga zikomeye zikora ibikomeye, zikora haleluya. Hari imbaraga zitagaragara zikora ibigaragara, hari imbaraga zidafatika zikora ibifatika, zibana n'abizera. Ndatangaza ihumure ku buzima bw'abantu b'Imana. Paulo yandikira Efeso 3:20 yaravuze ngo nuko ibasha cyane gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zingana zidukoreramo. Amen. Hari imbaraga zikorera mu bizera, Imana. Ndavuga ngo hari imbaraga zikorera mu bizera Imana. Ni ukuvuga ngo hari ibintu Imana igiye gufata muri kino gihe. Hari imbaraga Imana igiye gufata miri, izifate miri zari zimaze igihe ziguteye, zari zimaze igihe zikugose. Wizere uburinzi, wakira ihumure, humura, witinya. Haleluya. Kuko abari kumwe natwe ni benshi kuruta baduteye. Amen. Ibikurwanya byicaye ku mafarashi y'umubiri, ariko ingabo zikurwanirira zicaye ku mafarashi y'umuriro. Uhumure. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndumva rero twahinira aha ngaha, tuzakomeza kugenda tuganira muri iki cyumweru. Uzashakira umwanya uhagije, uri umwe mu bantu tuganiriye nkumva ndafashishwa. Haleluya. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Mbere yuko dusengera Imana, umuntu yakwifuza kuvugana nawe ndetse no gusengana nawe, yakwifuza no kugukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Yego, karibu. Bashaka kunkurikirana bagenda ku Bihamya TV. Iyo wanditsemo Ibihamya TV muri telefone yawe bahita bayikuzanira, ugakora subscribe, comment n'ibindi na like, share kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Ujye ku Bihamya TV udusure. Ndibaza aho ngaho ushobora no gusanga iyo nomero, ariko wenda harimo abantu batashobora kuyishaka, harya tuyishyira ni 0785 28 41 50. 0785 28 41 sinzi niba bayumvise. Kandi iboneka kuri WhatsApp. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha. Karibu nisengesho. Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereje. Turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bitoroshe, ariko uri Imana iri hejuru y'ibihe, uri Imana itegeka ibihe. Ndasengera umuntu wese uri mu gihe cy'intambara, haba ari mu buryo bugaragara no mu buryo butagaragara, tanga intsinzi mu izina rya Yesu. Ndasengera Afrika muri rusange, ndirukana uyu mwuka w'intambara katika jina la Yesu Kristo. Ndatura uburinzi ku gihugu cyacu, ndatura ubudahangarwa, imbaraga z'Imana zibe ku buzima bw'abashinzwe umutekano, uzamura ibendera ry'ubutsinzi ku gihugu cyacu. Turasengera Kongo, imbaraga, umwuka w'imbaraga turawirukanye, uyu w'intambara turawusezereye uve muri kiriya gihugu mu izina rya Yesu. Afrika muri rusange, isi yose muri rusange, turasenze ngo utanga amahoro, utanga umutekano mwami, ibendera yo kuresha izamurwe ku buzima bw'abantu bawe. Ndagushimiye kuko ugiye kubikora kandi kugiye kuturengera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.
urakoze cyane wowe warudukurikiye, nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment. Amen. Duhane umugisha. Shalom. Amen.